babiri bo nashimye numva ko bahita ko nibura basinya abandi bakaguma nabo bakora cyane tukareba. Muri Bugesera Football Club ntabwo ari uri mushya muri ekipe, ni ikipe yagiye gukoreramo amateka n'umwaka ushize warayifashije kugera mu cyiciro cya mbere. Ni Kamarade ugiye gutegura sezo ya 2025-2026 gute ubuyobozi bugiye gushobora guhinduka ko nka Leta Gahigi tuzi ko yasezeye. Sinzi ubwo wowe kuri gutegura ekipe yawe n'ubuyobozi yenda buzaza gushya kuzakorana uko ndi gutegura ekipe ni ukongeramo abakinnyi, nibura mfite abakinnyi bagera kuri 19, nongeramo abakinnyi 7 ko nzagira abakinnyi 26. abo rero abakinnyi 7 nimara kubabona nibura mbonyemo abataka 2, nkabona mu mediateur wundi nimero 10, nkabona n'umuwinga, hari n'umudefenseur mbonye utari mubi. Icyo gihe rero umuntu nibura abakinnyi bahagije mpamya ko bizagenda neza. Naho twebwe ingoma iriho turayoboka, turabatoza utuyoboye wese turayoboka. Gahigi twabanye neza, hariho Jackson nawe tubanye neza perezida. Numva rero nta kibazo cy'ubuyobozi si cyo wenda mbazwa cyangwa wenda mbazwa cyane byo mu kibuga. Aho ngavuga ko shampiyona hari ukwezi kurenga, niba ari 13 z'ukwa munani nk'uko turi kwa 9 nk'uko bivugwa. Tuzagenda rero dukina amamatch kuko namukura tuzajya iwabo kwishyura, turajya kwishyura Gorira, tuzajya kwishyura Gasogi, hari n'izindi n'ebyiri duteganya. Izo match rero tuzaba tumaze gufata irangi, tuzaba tumaze kumenyerana, bizagenda biza tuzagenda natwe dutsinda zikurikira. Hari abibaza ngo muri Bugesera mufite abanyezamu bagera kuri 4, si abanyezamu 4 bose muzabakoresha cyangwa harimo abatazakora bazaba bari aho batwara player bite ku kibazo cy'abanyezamu? Nabahe bari na Didier wavunye. Didier ari afite ikibazo cy'imvune ashobora kugaruka mu kwa 2 mu kwa 3 cyangwa ugasanga na shampiyona ntabwo wenda y'uyu mwaka y'ikina. Niyo mpamvu twafasha abazamu 3 ariko bafite amasezerano, naba ameze neza muri phase retour azaza bamwongera mu dukina. Abazamu 4, abakinnyi 33 n'abazamu 4 babakoresha.